Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. From sediments accumulated over millions of years, it is extracted from deep underground and sent into massive distillation. Ntabwo umuhora wa Hormuz ari cyo kibazo cya peteroli cyonyine gihari, ahubwo nuko peteroli ishobora gushira ku isi nabyo ni ikindi kibazo gihangayikishije isi. Urimo kwibaza uti se peteroli yashira ite? Ese ubundi ikomoka he? Bigenda bite? Dufite ingano iki? Yazashira ryari? Ibindi bitandukanye. Ngiri twedike Lodi, reka ngo ikaze mu kiganiro irebere hamwe byose twinjire tumenye ubundi peteroli ikomoka he, ivanwa he, iboneka ite, n'ayandi makuru yose utaruzi kuri peteroli. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Uyu munsi ku isi abantu bakenera peteroli biyongera hagati ya 1 na 1.5 buri mwaka ndetse binarenga. Ibi bivuga yuko nta gihindutse mu myaka 10 uhereye ubu byazasaba ko hacukurwa miliyoni 50 cyangwa se zirenga buri munsi. Aha ntabwo tuzaho zizava. Miliyoni 50 z'utugunguru buri munsi twa essence ni incuro 5 cyangwa se zirenga za peteroli ya Arabia Saudite, incuro 5 z'umusaruro mbumbe wa peteroli y'Uburusiya n'ibindi bitandukanye. Abahanga cyangwa se abacuruzi bavuga yuko iyi peteroli irimo kugenda igabanyuka ku isi cyane buri munsi. Uyu munsi peteroli n'ibikomokaho biri mu bituma tubaho ubuzima bwiza bugezweho. Iri mu byo kurya, iri mu mazu dutuyemo, iri mu mamodoka dutwara n'ibindi bitandukanye. Peteroli ni imwe mu masoko y'ibibesheje y'isi dutuyemo. Ibi byagenda bitubundi peteroli yo ku isi iramutse ikamye, imijyi yacu ubundi yaba hete, twarya iki, twabaho gute, ubuzima busanzwe bwagenda bute? Reka dukore igisa n'imyitozo turebere hamwe uko twabaho peteroli itari ku isi. Ese itakiri mu butaka twabaho gute? Uyu munsi rero peteroli irimo gushira ku muvuduko ukomeye cyane. Abantu nibo bagomba guhangana n'iki kibazo. Peteroli ubwayo ikiremwa muntu kikura mu butaka kuva mu myaka irenga 150 ishize. Iki gicanwa gikora byose kandi kikarengera ubukungu bw'isi. Uyu munsi ni ishingiro ry'imibereho y'isi igezweho. Byemejwe yuko nta peteroli isigaye mu butaka. Ku munsi wa mbere haba ikintu kidasanzwe. Leta z'ibihugu zahita zitangaza yuko bari mu bihe bidasanzwe. Ni ukuvuga ko hari impinduka nyinshi cyane zahita zitangira mu mibereho yacu. Amagana y'abantu batangira kuva mu mijyi bari batuyemo kuko baba batekereza yuko mu yindi mijyi hasigaye ka peteroli gake, bityo ubuzima bukaba bugishoboka. Muri California, ikibaya gicukurwamo peteroli cya Coney River gisanzwe kirimo igice cya miliyari cy'utugunguru twa peteroli, bahita batangaza inkuru itari nziza yuko bahagaritse ibikorwa by'ubucukuzi. Iyi yose yaba yashize mu butaka. Byaba ari ikiza mpuzamahanga cyakamya Arabia Saudite yose nk'uko rimaze kubivuga. Iyi peteroli reka nkwibutse yuko ari ituma imodoka zacu zigenda, indege zikaguruka, inganda zigakora ibyo tubara zikora. Akaga kaba kagwiriye isi kuko peteroli munsi y'inyanja zose zo ku isi yaba yamaze gushiramo. Nyuma y'umunsi umwe gusa ibi bibaye, ibirombe bya Prudhoe Bay, Alaska ndetse na za Nevada byaba byakamye. Icyaba cyakamye ntabwo ari ikintu kimwe gusa, haba hakamye essence, peteroli, gaze n'ibindi byose bifite aho bihuriye na peteroli. Ibi byose byaba byashize. Ibihugu bisanzwe bigemura peteroli nk'Uburusiya na Arabia Saudite byahita bihamagaza amato yabyo asanzwe atwara peteroli na gaze mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi akagaruka iwabo. Ku masitasiyo agiye atandukanye haba hari imirongo miremire cyane itagira ingano y'abategereje ka peteroli gakeya gasigaye ku isi. Amenshi mu mamodoka mu mihanda yaba arimo gukora ingendo zayo za nyuma. Hirya no hino mu bihugu bitandukanye igiciro cya essence cyaba kikubye 3, 4 cyangwa 5. Hose muri Amerika ya ruguru sitasiyo za essence zibarirwa mu bihumbi birenga 100 zaba zirimo gutanga peteroli ya nyuma. Ibi niko byaba bimeze hirya no hino ku isi. Hari ibihugu biba byifitiye ibigega bya peteroli bitakorwaho biteganyirijwe ibihe by'amage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite miliyoni zirenga 725 z'utugunguru twa essence. Iyi ibitswe mu bubiko kandi ntikorwaho. Iyi bayikoresha mu myaka irenga 40 mu gihe twe twaba twarasubiye mu myaka irenga 150 ishize. Igihugu cya Canada cyaba cyamaze kujya hasi. Iki gihugu nta bubiko buhagije bwa peteroli gifite. Indege, gari ya moshi n'ubwato, ibi byose byaba biparitse ndetse zimwe mu ngendo z'indege zari ziteganyijwe zaba zasubitswe. Mu gihe ku munsi wabanje bwo ingendo 50,000 zirenga zaba zaratwaye 50,000 by'abantu bava Toronto, Montreal, Vancouver n'indi mijyi itandukanye muri Canada berekeza mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Gusa ibikoreshwa mu bwikorezi bw'ibanze, imodoka byaba bikigerageza kugenda.
ariko imizigo 150 byaba bipakiye ku bibuga by'indege hirya no hino ku isi. Ibisa n'ibi biheruka kuba mu kwa 9 mu 2001 nyuma y'ibitero bya Al-Qaeda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ingendo z'indege ziva cyangwa se zijya muri Amerika zari zahagaritswe. Ahitwa Basking Ridge muri New Jersey haba hari mu mwijima ukomeye cyane, nta muntu n'umwe uzi ikigiye gukurikiraho, kandi inganda zibarirwa mu gihumbi zaba zafunze imiryango. Amamiliyoni y'abantu yaba atakirimo kubona akazi. Miami muri Florida, ibura rya peteroli ryaba ryatangiye kwinjira no mu bindi byiciro bitandukanye by'ubuzima. Ibitaro byaba byatangiye gufunga imiryango kuko nta buryo bwo kujya kuzana imiti bugihari. Ibuka ni mu ntangiriro turi. Ibi byose mvuze byaba mu masaha 24 gusa peteroli mu butaka ikamye ku isi. Nyuma y'iminsi 3 gusa i Toronto, Montreal muri Canada haba hatangiye gufatwa ingamba zikomeye cyane zo ku rwego rwa gisirikare. Ibihugu bifitanye ubushuti bukomeye cyane byaba byatangiye kugurizanya utugunguru twa peteroli. Kuva Toronto n'indi mijyi itandukanye amasoko menshi yahita afunga imiryango. Mu minsi 5 gusa ubushomeri bwaba bwamaze kuzamukaho 30%. No gukemura utubazo duto ntabwo byaba bigikonda. Muri Amerika y'Amajyaruguru ahenshi mu hagurishirizwa ibiribwa haba hafunzwe kuva iki kibazo kigitangira. Muri California ubundi buri munsi amakamyo 1000 arenga yerekeza mu bice bitandukanye atwaye imboga n'imbuto zivuye mu mirima azijyanye muri Canada. Kuri iyi nshuro aya makamyo yabaparize. Ibihugu by'ibihangange nibyo byaba byagizweho ingaruka zikomeye cyane. Muri Amerika umuturage umwe atungwa n'ibyahinzwe ahantu hangana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru buri mwaka. Muri Amerika ni ibya buri munsi ku baturage kugera ku masoko y'ibiribwa buri munsi. Kuri iyi nshuro noneho ahacururizwa ibiribwa haba harinzwe n'abasore bafite imbunda. Abasirikare muri Amerika 30% by'imboga n'imbuto biborera mu mayitajeri y'amasoko kubera ubwinshi bwabyo, ariko kuri iyi nshuro byose byaba byatangiye kugurwa. Aborozi bajya bareba inka zabo bakabona ziyongere kubera kubura ibyo kuziha. Buri munsi inka nkuru irya ibiro 45 by'ibyo kurya, ingurube irya ibiro 4. Ibi byose byaba byarangiye. Aya matungo yaba agiye kuzira inzara. Ingaruka zo kubura kwa peteroli ntabwo zagarukira gusa kuko n'umuriro w'amashanyarazi dukoresha ntabwo warokoka. Amakara gakondo aya badatwika yayandi ava mu bintu byitekeye mu ndiba y'isi kuva mu myaka ya kera niwe mwami w'ingufu zitanga amashanyarazi. 40% by'amashanyarazi yose yo ku isi bikomoka muri za santrale zitandukanye zihabwa ingufu n'aya makara. Hari za santrale nk'izi ziba mu Bwongereza zikoresha amakara avuye muri Amerika akazanwa na za gari ya moshi. Buri gari ya moshi yakoraga urugendo rurerure mu gihe cy'amasaha 28, ariko na peteroli izi gari ya moshi nta nimwe yakongera kugenda. Ukubura kw'amashanyarazi kwakwiyongera ku kigero kinini cyane muri Amerika y'Amajyaruguru. Leta ya Florida niyo yakorwaho cyane kuko Florida ikura amashanyarazi kuri peteroli mu buryo butaziguye. Ibitaro byaha byose iyo nta mashanyarazi bikoresha generator, izi nazo zifashisha amazutu kugira ngo zake. Mu bihugu nka Canada bitagira ububiko bwa peteroli, igihugu cyaba gisa n'ikiri mu mazi abira. Abaturage bose baba barwana no kubona ibyo kurya gusa. Nyuma y'iminsi 30 peteroli ishize ku isi, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'ibirayi waba urimo ugenzura ibibuga by'indege byo mu Burayi byose. Haba hakorwa byose bishoboka ngo agapeteroli gake gasigaye gakoreshwe mu kugemura ibiribwa. Ibihugu byose byizeye ku bushuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bizitegeye amaboko, ari nako hashaka uburyo bwo gusohoka muri ibi bibazo byaba bitoroshye na gato. Muri Amerika y'Amajyaruguru amashanyarazi yaba yatangiye kugaruka mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo buri gace gakoresha mu bijyanye no kwishakira umuriro. Ariko ibijyanye n'umuriro muri buri gace ibi byo byaba ari inzozi kuko guhererekanya umuriro ntabwo byaba bikunda, ahubwo buri karitsiye yaba yicanira ukwayo mu buryo bwayo. Muri leta ya Florida aho igice kinini cyane cy'amashanyarazi akomoka kuri peteroli haba hakiri mu icuraburindi. Gari ya moshi zaba zikiri mu mayira ni za zindi zirimo zijyana ibiryo hirya no hino aho abaturage bashonje cyane. Ariko izi ngendo nazo zaba zirimo gukamya ka peteroli gake gasigaye kwezi. Imodoka zisanzwe ari nk'ikimenyetso cy'ubuzima bworoshye muri Amerika y'Amajyaruguru. Izi nazo zaba zatangiye gutora umugese muri za parikingi. Nyamara ibi bihugu bikeneye amamodoka kuko ibikorwa remezo byabo byubatse mu buryo bikenewe kubamwa amamodoka. Abenshi muri Amerika y'Amajyaruguru batuye mu nsisiro ziri hanze y'imijyi minini kandi batunga byose bigomba kuva mu mijyi. Ibihugu bibeshwa na peteroli byaba bidasiba gushakira hose icyayisimbura. Muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abahinzi bahita batangira guhinga igihingwa gishya. Ubusanzwe abahinzi benshi cyane muri ibi bihugu basanzwe bahinga imboga n'imbuto, ariko ubu ngubu batangira guhinga soya. Uti kubera iki? Nyamuneka sigaho nkubwibira ibanga. Wari uzi yuko amafaranga amera ku biti?
ako ntabwo ari ukazi muhora mukibaza ariko burya amafaranga ni impapuro kandi impapuro zivaye he mu biti c'est ça so noneho tuganire ku mafaranga amafaranga hano muri Amerika n'abatuye muri Canada batugana dukora services zo kwereka abantu ni buryo ki ukorera amafaranga hanyuma nyubo kajya hondi etape yo kugira gute kuyakuza kugira ngo abyarandi igihe waba wiryamiye mu nzozi zawe ukararota amafaranga hanyuma wamara kurusoje ku musozo w'urugendo rwawe ukayatransfera ku bazaguturukaho abazagukomokaho hanyuma rero abari muri Canada abashaka kubikora abashaka kubyiga abashaka guteganyiriza abana babo kugira ngo ejo nibajya muri college bazabe barateganye gutangira ni kare akivuka amaze ibyumweru 2 umufungurira iyo konti hanyuma ikindi hari ikintu cyitwa probate court muri Amerika ibyo twigisha abantu uburyo ki aba lawyer bakufasha kurinda imitungo yawe kugira ngo probate court itazakunyaga abantu ntago babizi imiryango yacu ntago yizi community zacu ntago babizi izo ni service duhereza community yacu mudusange mutugane mutazajya ngo sinabibi ibanga rero dusakaza amakuru hose Canada na Amerika muze dukorane hanyuma twigishanye imiryango yacu twese dutera imbere hamwe murakoze cyane nitwa Munyaneza Bosco Mitari nimero yanjye ni 708 400 1217 mutwandikira ka message mutwanyuma cyangwa naduhamagare abari muri Amerika na hano muri Canada nibo twakwishyikiraho murakoze cyane amavuta ava muri iki gihingwa ashobora gukurwamo ibimeze nka peteroli byabasha no gukora n'ubundi akazi peteroli yakoraga mu burasirazuba bwa Canada ho banafite ubundi buryo bahangana n'iki kibazo kuko ibigori byakorwamo icyitwa ethanol ishobora kwatsa moteri nk'uburyo essence yabikoragamo ethanol yagaragaje yuko ibingibi yabibasha kuko n'ubu tuvugana mu mihanda ya Rio de Janeiro muri Brazil hari imodoka zitwarwa na ethanol ariko yo yavuye mu bisheke hashize amezi 5 gusa peteroli ishize ku isi muri Amerika y'Amajyaruguru amaze atanga ibyo kurya ku baturage yaba babigura n'abaza bitanga ku bababaye yaba yamaze gufunga imiryango imirongo miremire cyane yabimaze kuba kamenyera hategerwa imodoka ibyo kurya bigezweho byaba ari amata y'ifu umuceri n'ibigori ibi byaba byarasimbuye imboga n'imbuto amakamyo agemura ibyo kurya amakamyo atwara imiti izi nizo zonyine zaba zemerewe guhabwa peteroli kuri sitasiyo imihanda mu bihugu yaba irimo ubusa mu gushakisha izindi nzira zo gukemura iki kibazo hatangira kwitabazwa ibyo dusanzwe tujugunya mu gushaka imibereho ubusanzwe buri mwaka amakamyo 27,000 ava mu mujyi wa Toronto yikoreye ibishingwe n'imyanda bijya mu bimoteri hirya no hino mu gihugu ariko ibi birakorwa ubu ngubu hari peteroli nyuma y'ibura ryayo gutwara ibishingwe byaba ari umurengwe abaturage benshi peteroli iramutse ishize ku isi ntabwo bategereza igisubizo cya leta kuko hifashishijwe ibihingwa nka soya byava methanol hari abaturage babasha kwikorera peteroli ariko ikoreshwa ku modoka zisanzwe zinywa mazutu gusa akarere kose ka Amerika y'Amajyaruguru hatangira gusarurwa inshuro 2 za soya ko yari isanzwe isarurwa aka karere katangira gukora litiro miliyari 2 za mazutu ivuye muri soya buri mwaka ariko iyi nayo ni 1% by'iyo bakoreshaga mbere y'uko peteroli ya nyayibura ibigori nabyo ni igihingwa ubundi gisanzwe gihingwa mu gihe runaka ariko kuri iyi nshuro nibyo byahingwa byonyine hatitawe ku gihe tugezemo kandi kurya ikigori byafatwa nko kwangiza kubera ethanol yavamo usibye ibikoresho by'ibanze byabura kubera ibura rya peteroli hari n'ibindi bikoresho byatangira gukendera mu bitaro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha hejuru ya miliyoni 15 z'uturindantoki twa kawucu mu mwaka umwe amajaketi abaganga bambara ndetse n'ibiti nabyo birimo peteroli ibi bidahari hari amamikrobe menshi cyane n'uburozi bwinshi cyane bwo mu bitaro bukwirakwira vuba muri ibibazo byose abantu baba bakiriho mu mijyi minini ariko hari ikindi cyago cyahita kibibasira uti niki buri mwaka ahantu hahuriye amashanyarazi henshi haraturika kandi hagateza inkongi z'imiriro zigiye zitandukanye muri New York aha hatari peteroli ibyago bitoya byashobora guterwa n'izi nkongi n'iturika ry'amahuriro y'amashanyarazi byateza ibibazo bikomeye cyane kuko nta butabazi buhari ibi ntabwo ari byo byago byonyine tekereza igihe cy'itumba mu Burayi hatari peteroli aha abantu baba bategetswe gufata ibyemezo bikomeye cyane kuguma mu mijyi irimo inzara n'ubukonje bukomeye cyangwa se guhunga ibura rya peteroli ryateza abantu guhunga nk'abahunga amasasu kandi abenshi bahunga bamanuka mu gice cy'isi yo hepfo ahatabura n'ubukonje bukomeye ibihugu bya Afurika byakwakira abanyaburayi n'abanyamerika benshi
bahunze ubukonje bukabije bwaba buri iwabo. Mu mijyi y'Iburayi na Amerika amamiliyoni y'amamodoka yabari mu muhanda yaratawe na ba nyirayo. Nta baturage, nta byo kurya, nta peteroli. Iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors, ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi, kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira, urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya 5, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya 5 bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa. Ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors. Ubutumwa bwari bumwe, barabizi, bitaba vuba kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 3804051 cyangwa se ukatwandikira fax kuri 48065582763. Wanadusura ku rubuga rwa wa@mysnadvisors.com cyangwa se ukatwandikira email kuri info@mysnadvisors.com. Imijyi y'Iburayi yabisigaye yuzuye ibirunga by'urubura. Iburayi naho ntabwo byaba byoroshye. Abanyamujyi benshi cyane baba barahungiye, ndetse n'abanyacyaro kubera guhahira mu mijyi ahaba nta modoka zihari nabo bagerageza bakajyayo. Aha nta duka waba ukibona mu mujyi, no mu cyaro inzara yaba imeze nabi. Tekereza hashize umwaka umwe peteroli ntayiri ku isi, uribaza byaba bimeze bite? Mu bice by'Iburayi na Amerika haba hari inzara imeze nk'iyajyaga yibasira ibice bitandukanye bya Afurika. Ibihugu bimwe na bimwe byari byizeye kuzahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika peteroli byaba bimaze gukurayo amaso. Mbere ubundi icyambu cyo mu burengerazuba bwa Amerika cyanyuragaho amakontineri 56,000 buri munsi. Ni hafi miliyoni 2 za toni z'ibikoresho by'ibicuruzwa. Kuri iyi nshuro nta n'umuntu wo kurinda iki cyambu waba ugihari. Ubucuruzi mpuzamahanga ntabwo bwaba bukibaho ukundi. Bya binyabiziga bikoreshwa mu gihe cy'amage nka za ambulance, kizimyamoto n'ibindi bitandukanye byaba bifite ka essence gake cyane, kandi byinshi muri byo ntabwo byakozwe ku buryo hajyamo ikindi gicanwa kitari peteroli cyangwa se mazutu. Usibye ko ethanol yabasha gukemura 2% by'ikibazo cyaba cyatewe n'ibura rya peteroli, nta kindi yabasha gufasha. Iyi ethanol iva mu bigori nayo yagera igashira, kuko za leta z'ibihugu zaba zitegetswe guhitamo kugarura abaturage babo ibyo bigori cyangwa se kubicisha inzara, ibigori bikavamo ethanol. Gusa Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigifite ibigori byinshi cyane byo gukuramo ethanol, nubwo nabo ingano yabo itasubiza mu modoka yabo mu muhanda. Ibura ry'amamodoka mu muhanda kubera ikibazo cya peteroli, hari ibindi biremwa byacyungukiramo. Buri mwaka amagana y'amamiliyoni y'inyamaswa azira impanuka zo mu mihanda. Kuri izi nyamaswa uyaba ari umwanya mwiza cyane wo kwidegembya no kwimuka zivamwe zijya ahandi ku rwego zishaka. Aya mahirwe kuri zo yaba ari ibyago bikomeye cyane ku nyamaswa zororwa zisanzwe zitunzwe n'abantu. Amagana y'inka n'ingurube yaba yaramaze kubura ubuzima. Mu bice by'ibyaro ejo hazaza haba harimo kugenda hasa n'aharangira, bikagenda bimera nko mu myaka ya kera. Abantu batangira guhinga ibyo kwirira gusa kuko kugurisha byaba bisa n'ibyibagiranye. Ariko no mu mijyi batangira gushaka uko bajya bahinga. Abantu batangira kujya bahinga bakoresheje bimwe mu bikoresho bajyaga bakoresha bakabijugunya. Igihe peteroli yaba itakiri ku isi, buri kiza cyose cyaza cyahitana abantu benshi cyane. Niba wibwira ngo wakwihunikira peteroli yawe ku giti cyawe, nabyo ntibishoboka. Niyo waba warabitse ka essence gake mu kajerekane, hari igihe cyazashira nikabera icyo kagufasha, kuko nyuma y'igihe kinini cyane essence iteretse ahantu ibihe bihindagurikiraho igera higatakaza ubushobozi bwo kwasa moteri, ku buryo mu mwaka umwe gusa essence yawe yaba nta gaciro igifite. Ishira rya peteroli mu butaka ryaba risa naho icyaduhuzaga nk'abatuye isi cyaba kivuyeho. Byasa naho buri wese agiye kubaho ku giti cye. Hashize imyaka 10 gusa peteroli ishize ku isi, ikintu cyose gifite aho gihuriye no gutanga ingufu cyangwa se umuriro cyaba cyararangiye cyangwa se cyarazamutse mu biciro. Lithium isanzwe ikoreshwa mu gukora amabuye ya radiyo yaba yarazamutseho 300% yose. Hari abategetsi baba baramaze gusezera ku mirimo yabo, no mu isanzure byinshi byahinduka.
iyoherezwa ry'ibyogajuru ryaba ryarahagaze kuko mu kubyohereza hakoreshwa peteroli, bivuze ngo nta gakuru na gake twaba dufite ku kirere cyacu. Ibyogajuru birenga 200 by'itumanaho biri mu isanzure byazima, ibindi bigashwanyuka, ibindi bigananuka. Gusa ku rundi ruhande mw'isi idafite peteroli, bimwe mu bikoresho byacu bya kera nka telefone ngendanwa na za mudasobwa zashaje, iki gihe byaba byagize agaciro kadasanzwe. Hari ubwoko bwa za telefone ngendanwa, toni imwe yazo iba irimo garama 275 za zahabu, ikabamo hafi 135 bya cuivre ndetse n'andi mabuye y'agaciro agiye atandukanye. Aya arahagije ku bantu bakora ubucuruzi buciriritse bw'amabuye y'agaciro. Abantu baba banagura cyangwa se basazura ibikoresho bya kera mu buryo butigeze kubaho kera. Abantu kandi batangira kujya bajya gusahura mu bimodoka n'ubwato byashaje. N'ubuhagaze abantu peteroli yashiriyeho. Lithium ni ibuye ry'ingenzi cyane mu gukora amabuye ya radiyo. Amabuye ya radiyo kandi iki gihe yaba ari amabuye y'agaciro cyane, peteroli bayidahari. Lithium ikomoka muri Bolivia, isi yose niho tuyikura. Peteroli iramutse ishize ku isi, Bolivia yaba ari igihugu cy'igihangange cyane nk'uko tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu munsi. Ibihugu byose niho byajya guhahira. Mu gushaka aho bapfunda imitwe, abashakashatsi bo ku isi batangira gutekereza uko bakora indi peteroli itavuye mu bigori, mu bisheke cyangwa se muri soya. Rezarge cyangwa se bya byatsi biba mu mazi hasi ku ndiba y'inyanja n'andi mazi byabasha kuvamo peteroli. Biriya byatsi byanavamo peteroli ikaze kurusha ibindi bihingwa byose bishoboka. Nyuma y'imyaka 10 gusa peteroli ishize, munsi y'ubutaka algae yatangira gutanga miliyari 38 z'amalitiro ya peteroli. Nubwo peteroli yaba ingana gutya ariko ntabwo yaba ihagije kugira ngo indege zisubire mu kirere. Mwibuke nanone iki gihe Abanyamerika n'abandi batandukanye b'abahirwe nibo bonyine baba babasha gukora ingendo zo mu ndege, kuko bo bafite peteroli nyinshi cyane bazigamye mu bihe nk'ibi. Ubundi bwikorezi bukeya bwaba bukorwa bwaba ari ubwo kugemura imiti bayijyana ku bitaro, n'ubundi bwikorezi bw'ingenzi cyane. Mu byaro abantu baba baramenyereye ubuzima bwo kubona peteroli ndetse baba baratangiye kwihaza mu biribwa, kuko ubuhinzi wakongera ukaba umurimo utanga icyizere. Kuri bo tekinoloji ya kera niyo yaba iri imbere kurusha igezweho. Mu mijyi ibikorwa byasaga nk'aho ari mpuzamahanga byaba byarongeye bikaba ibikorwa by'imbere mu gihugu. Ahatari peteroli, ubucuruzi bushingiye ku igurana, aho umuntu atanga ibishyimbo bakamuhereza amasaka, bwakongera kugaruka. Twese twahita twongera tukaba abantu bigenga kandi bishakira ibisubizo by'ibibazo. Ariko abantu bishwe n'ibura rya peteroli baba ari benshi cyane. Hari imiryango yaba yaracitse umugongo. Hashize imyaka 40 peteroli ishize mu butaka bw'isi, ikirere cyaba kirimo gutanga icyizere cy'isi nshya. Isi nshya yamenyereye ubuzima butagira peteroli. Mu myaka 40 ishize, indege zaba zaragurutse zaba zibarirwa ku ntoki. Abantu baba barasubiye mu myaka ya kera cyane. Moteri zikoreshwa na essence zaba ari akahise. Inganda zakoraga ibijyanye na peteroli zaba zarabaye amatongo kera cyane. Ibihugu nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique byaba byarakize ingaruka zituruka ku ihumana ry'ikirere. Muri Amerika imihanda yaba yarashaje kubera kutanyurwamo n'imodoka. Hari inyubako zaba zarahoze zituwemo n'abantu ubu zaba zaramezemo ibiti bikuru. Ibigaragaza iterambere ry'ubu icyo gihe byaba ari imirimo ihingwamo n'amashyirahamwe y'ubuhinzi. Kuri iyi nshuro New York yaba isigaye yihingira ibihingwa byayo. Ikinyejana cya za supermarket cyaba cyararangiye burundu. Essence ntabwo yaba ikibaho. Ibigega bya peteroli ahantu hose byaba byarakamye. Birumvikana mu mihanda haba hasigaye imodoka nkeya, ariko ntizishobora kongera kumera nk'izo mu myaka ya kera hakiriho essence. Imodoka z'ubu zipima nibura 1,800. Imodoka zaba ziri icyo gihe zaba zoroshye cyane kandi zikoreshwa n'amashanyarazi. Moteri zazo ntabwo zaba zikoze mu byuma, ahubwo zaba zikoze mu bintu byoroshye cyane nka fibre de carbone. Gusa izi modoka zaba zihenze cyane, kandi lithium ikoze amabuye cyangwa se za batiri zazo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuyibona. Mu rwego rwo kongera gushyira amato make mu mazi agemura ibicuruzwa bimwe bitandukanye mu bihugu biri hakurya y'inyanja, hajya hakoreshwa ya peteroli ikozwe muri za ARE cyangwa se bya byatsi byibera munsi y'inyanja. Muri Amerika y'Amajyaruguru baba barakoze amamiliyoni za moteri zikoreshwa n'iyi peteroli. Algae ubundi zimera mu mazi ariko zaba zirimo guhingwa. Buhoro buhoro ubwikorezi rusange bw'abantu bwagenda bugaruka gake gake mu modoka akoresha umuriro w'amashanyarazi. Za gari ya moshi z'amashanyarazi zaba zirimo kwifashishwa mu bwikorezi. Imijyi mishya yatangira kongera kuvuka hafi y'imihanda ya za gari ya moshi, ariko imijyi ya kera yaba yararangiye, yararetswe.
peteroli iramutse ishize muri iyi si ntawakwifuza kongera kuhaba. Icyo gihe imijyi yacu, ikirere cyacu, imihanda yacu nta n'umwe wabimenya. Reka ikiganiro nyisoreza ahangaha, njye nitwa Dikalodi. Reka dusubire mu zindi nkuru zicukumbuye, by'umwihariko ibyegeranyo bidasanzwe mu kiganiro ijisho ry'umutekano. Njye nitwa Dikalodi, reka dusubire. Check 1 2. Mwiriwe, mwaramutse aho muherereye hariho hose. Ni Clarisse Muhongerwa ubagarukiye. Bamwe wenda bambonye kuri podcast ya Ali Sudi on air, turi kuganira ku bintu bijyanye na finances, aho yazaga kunsura muri office yanjye. Nje kubashimira cyane cyane abantu banyandikiye, abantu bampamagaye, abantu bakomentinze kuri video twakoze. Nukuri nasomye buri comment yose, nasomye buri message yose, nubwo ntabashubije individually, ariko mwumve ko nabisomye kandi nabyitegereje. So ndabashimiye cyane kuri feedback, ndabashimiye abambicinze out, ariko nisegura cyane no ku bantu ntashoboye gufasha bitewe n'ibihugu baherereyemo. Ntago ndamenya financial system yo mu bihugu ntabayemo cyane cyangwa se ntizemo. Ndi familiar cyane kuri US na a little bit na Canada, ariko nk'abari mu Rwanda ndacyabyigaho, wenda muri future hari ukuntu wenda nzabafasha. Ako kubw'ubu ngubu abantu bo muri US na Canada nibo cyane cyane dukorana nabo, ni nabyo bigo binini muri financial industry dukorana nabyo. So mfitemo information ishobora kugufasha. Again no kubashimira, ariko noneho nshaka no kubasobanurira muri detail y'ibyo dukora, kuko video yari ikiganiro urebye nka introduction ibwo yari yaduje kudusura kugira ngo mutumenye ibyo dukora niki. Tuvuge nk'ubu ngubu uri business, ufite business cyangwa se wifuza gutangira business, turakugira inama muri business planning, cyangwa se n'ufite existing business tugufasha muri tax planning. Ibyo bikora gute? Ni ukuvuga ngo muri iki gihe muri US abantu bari gufilinga taxes, okay? Guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane baba bari gufilinga. So icyo gihe ni igihe wishyura cyangwa se bakugaruriza amafaranga bitewe n'ukuntu wafilinze cyangwa se n'uburyo winjije umwaka washize. Now hari abantu bishyura kubw'ubu kutamenya strategy zo kugira ngo basevinge ayo bishyura. So turagufasha ku making sure ko icyo gihe kugira ngo wishyure tugufasha muri tax planning. Ubu ngubu muri uyu mwanya guhera mu kwa mbere kugeza muri December turi gufasha ama business ukuntu baza strategizinga umwaka utaha ntibazishyura imisoro munini kuruta uko bagombaga kwishyura, you know. So niba uri mu business wona ufite ikibazo cy'umusoro wishyuye last year cyangwa se wishyuye umwaka, tugane tukurebere wenda uko waba warabikoze cyangwa se forms waba warafilinze twagufasha. Ikindi wenda navuga ku bantu bashaka gusavinga for retirement. So hari igihe ushobora kuba ufite ikigega nka 401k cyangwa se ushaka gusetting up retirement account, nawe turagufasha bitewe n'ikigero ugezemo. Retirement burya uyitangira igihe ushoboye, level yariyo yose uriho financially ushobora gutangira ikigega cyo gusavinga. Ikindi cya gatatu, tuvuge uri umuntu ukunda kuvuga uti ejo hazaza hanjye hameze gute, wita kuri emergency fund, wita again kuri savings, nawe utugane tukugira inama uburyo ushobora kuinvestisa ahantu cyangwa se gutangira kuinvestinga cyangwa se gusavinga ku buryo uvuga uti ndi gusavingira inzu, ndashaka kugura inzu muri future, cyangwa se gusavingira emergency fund, cyangwa se gusavingira cya gihe ushobora kuba udafite akazi. Erega ubu ngubu ufite akazi uratekinga care bills zawe n'ibiki byose, ako tekeza wa munsi utazaba wakoze. Ese ufite emergency fund cyangwa se ufite backup y'icyo gihe? So ibyo nabyo twakugiramo inama. Ikindi wenda ni ukuvuga ngo tuvuge ufite umwana, ufite abana ushaka kuba savingira for college. Abantu bari muri US barabizi ukuntu college ihenda. Uyu munsi niba ubyaye umwana afite umwaka cyangwa se afite amezi angahe, ushaka kumusavingira for college, washyiramo $50, washyiramo $100, ayo mafaranga bitewe na interest ubona arageraga akaba amafaranga ahagije kurya adakeneye gufasha student loans. Wumve anything financially, wiba wicara ugatekereza ati ukaba ufite akabazo financially, mu by'ukuri nibaza ko hari ikintu twagufashaho. Nibyo tudashobora kugukemurira twakohereza muri network yacu bashobora kugufasha. Dukorana n'ibigo bikora ibintu byinshi bitandukanye. We meet you halfway bitewe na budget yawe, bitewe nuko wifashe. Ntiwumve ngo ni ibintu by'abantu bagezeyo cyangwa se abantu bafite amafaranga. No,
waba ufite 100 waba ufite 1000 waba ufite 10 waba ufite miliyoni, aho uri mu buzima bwawe niho tugusanga tukagufasha tukakugira inama. So again, nitwa Clarisse, I'm a CPA by profession. So any questions waba ufite zijyanye n'imisoro, zijyanye na financial services, cyangwa se umuntu wumva ari stuck mu buzima bwe akavuga ati I need a switch, ndumva nshaka kwinjira muri financial industry, ushaka career change, nawe utugane. Dukorana n'abantu baza kwiga just kubumenye cyangwa se bakabikora on the side. So twakubera aba mentors, twagufasha ku stepping in muri industry kugira ngo nawe ugire icyo wigamo cyangwa se ugire icyo wumva wakuramo. Ndabashimiye cyane, byari ibyo nashaka kubabwira. Nongera nshimira abantu ba reaching out, abampamagaye, abakomentinze, narabibonye byose kandi nukuri nabo ntarasubiza, mwumve ko nzabasubiza. Again, thank you so much. Let's keep in touch. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.